Igisiraje haba ibisetso gusa. Noneho biraza kugorana. Uyu se wambaye indobo kuri moto noneho. Wihuse yarapfuye yaratarabona urwego tugeze. Yewe ntibyari byoroshye mu mupira w'u Rwanda ho bihora ari ibibazo gusa. Nuko Rutsiro babagize gutya ngo bayinyagira watanu bamwe bati uyu mwana n'umupira w'inyarugenge biraza kugenda gutera none se uje muri munsi gusa ahubwo cyo wambaze ati uyu mwana ukomeje kugaragara cyangwa se uhora mu mupira uzakira mbese nyine uzakira gute ntabwo uzakira. Akivuga ibyo uyu mutoza nawe yumvikana agira ati ndi umwana wa peri ndanabishimangira ndanayikunda ndi mu kazi urabyumva nyine ko ijara urugamba rero siporo igomba kuvaho byanze bikunze ko natwe turi habi dukeneye amanota 3 ubwa peri nayo igomba gukora uko bishoboye nayo igatsinda kugira ngo ingere gusubirana. Rero siporo byanze bikunze rero siporo nyine umusivili aba ari umusivili agategura nk'umusirikare. Abantu bakafashe seninga ibintu bibiri seninga Innocent ntago rusha Karekezi Olivier kuba aperi niba ubyibeshya Karekezi avuka muri famille z'abagenerale. Karekezi yabaye umukinnyi watsindiye aperi ibitego mu mikino mpuzamahanga. Karekezi yafashe aperi gutwara za Sekafa. Karekezi yahaye aperi amashampiyona. Karekezi and so on and so forth. He did everything kugira ngo aperi imere neza. Kigeze akora declaration y'ingiyo y'amafuti y'ubujiji. Ubwenge ni iki? Ubwenge ni ukutavanga ama emotion ngo nibyanga akazagashaka hanze akazi akavanze amateko wigize nkaho uri general Mubaraka uri aperi gute wari uri ku munini shinga. ubwo umukino burabaye nyuma urangiye. Half time Perezida Tadei ari kumwe na Gacinya baje muri vestiaire bababwiye iki? Ntabwo baje muri vestiaire sinzi niba bahageze ntabwo bigeze binjira muri vestiaire ntabwo nigena babonye. Kwa Igisiraje haba ibisetso gusa. Perezida n'uwe butumwa mwari mujyaniye abakinnyi. Batujyaniye abakinnyi ko bagomba gukina umupira nyine nta pressure umupira wabo. Wihuse yarapfuye yaratarabona urwego tugeze. Ubusa noneho turemera ibya koca turemera ibya perezida ariko wa Rutsiro we icyambere na Felicita aperi ko yadutsinze ikadutsinda rwose inatugaraguye inadutsinda inaturusha. Nyuma bahagaritse umuzamu na koca hakose buriya n'ugutsindwa cyangwa n'ukwitsindisha. Kugeza abaginga nanjye sindamenye ibyo aribyo gusa ngiye gukurikirana ndebe ese habaye ikibyarize ibyo bintu muvuga bidasanzwe mutekereza ko ari buri n'ibyo bavuga byo kuba umukinnyi bateguye ahubwo nabyo simbizi birashoboka kuko niba umukinnyi ashobora kuba afite ballon akayiha adversaire bakadutsinda igitego ukabona umuntu arimo aracenga muri surface ibyo bintu ntabwo ngiye byigisha. Hasohoye wari umupira namwe abanyamakuru mwabibonye ntekereza yuko umupira wacu uracyafite ibibazo byinshi. Sinzi niba tuzasaba Ribi kageza kuri match kareba ibihabera kuko hari ibyo ubona akabona ko birenze kuba football. tubikomeza tubifate nkaho ntabwo uzakira kuko inzego reka mvuge ko zirabizi ko uyu mwanda urimo. Birazwi ko ruswa irimo, birazwi ko uburozi bubamo, yewe n'umukuru w'igihugu yarabivuze bagezamo kabiri bakangarana amezi abiri atatu yageragaho wese aravuga ati ibintu umukuru w'igihugu yavuzeho buri wese ukabona ari kubye ariko ubu ngubu bahise babifata nk'ibisanzwe. Mu kanya kuri stade Amahoro turongera turebe kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Ubu ntituri bwongere tukabona udushya. Ize nambaye ko nanjye nanayizi. Izi kipe ntabwo nizo zitabaho. Izi kipe ntabwo zibaho kuko uyu mupira nta kipe igiye wambara. Harya wakinnye umupira Tesha? Nje nakinnye umupira. Wakinnye muri ekipe? Nakinnye football mu bigo bya secondaire hose nigiraga ubuntu nari umuhashyi. Wari umuhashyi?
ese kutayikomeza nageze aho ngaho primus ziba nyinshi imitsingi ziba nyinshi ndiragenda ramyimbana nareba nanone natekereza umupira natekereza kujya kuryama kare ngo nkajya mu masiporo nkareka akabyeri mbona biranze mpitamo ikiyeri iby'umupira ndabireka yakaharya nayo ngo warakinyera. Don't disturb me, I'm telling you, I'm in interview right now, you understand? Don't disturb me, talker. Mbaka urasaza murange nanga umuntu umamagara abasazi mwese mujye indera dore ni kwanza eregani ntabwo byari byoroshye bigeze kuri Julienne ho bibi bindi mu gihe hari kuba igiterane muri BK Arena umujyi wa Kigali ubona wose wabaye umweru bakamati uyu ni intumwa y'ibindi nashaka kusubiramo we yiyandikiye kubi handa babara mwati niko basha mwakagombye kujya gushinga amadini yanyu yo kubangamira abakozi b'Imana. Abandi bati buriya wakinisha abantu bose uko ubyifuza cyangwa uko ubishaka, ariko nibigera ku bami ndetse n'abatambyi mujye mucira birarura nyabone. Umenye ko hari Imana mugani wa mami Peter birimo Peter tabirimo abakobwa mufite ama depression mukajya kureba abagego ngo barabitaho ngo barabahoza agahinda ngo nta masida babatera ngo nta ndabatera. Man, irani imyuka mibi ni muvi imihanda muze dusenge hano hari Imana. Mu gihe byari bikomeje gukurura impaka inkuru birasohotse ati RIB iri gusesengura amagambo yanditswe n'uwiyitaba Kamesasa. Usa yaje kugira gutya asaba imbabazi da aho nk'umuntu utukana hahise anyibutsa ko nabonye amashusho y'uyu mukobwa avuga ko ari inshuti ye na papa we ku mihanda ngo wabazengereje. Ibaze ko ngo yamufashe arangije ngo ati ngo uramfashe ngo uramfashe shawe ngo uramfashe ngo batefana njyana ngo maraje kwishimisha bazi ko n'abanyabyo bashimisha ngo nanjye yazitse nanjye ndaseka imvuga nyine ariko umufrere ko bimbya atese nanjye ndaseka ndavuga bakomesukuri nanjye ucyuruka gaho kandi rero wanzanye ngo nabonye ngo birabyo bya TikTok ngo barabishyizemo umuhati ngo gukora n'ubugoryi ngo mbona baye igicucu ngo mbona amafaranga yanjye rero nishyura mbere bari muri ikigoryi ngo ngeze ngo nsanga hari ibindi bigoryi bigenzi byawe nsanga hari ibindi bigoryi bigenzi byawe mitabo kujya birirwa mbituka paka bivuyeho ariko ntabwo na kimwe n'icyumva ntabwo awe niwumva wihuse yarapfuye yaratarabona urwego tugeze. yewe ibiri kuri iyi mihanda ndi kubona biri buze kugorana. nkibona uyu mukobwa rero reka twumvikane nka 360 360 820. ari umubyeyi wahise abona uyu ari kubyina yambaye bidasanzwe ati ubutaha uzajye mu mbyeyi wambaye bikuye urugawe gusa ntuwagukameraga nawe nuko umugirira impuhwe pe akibibona nawe ati natwe tubatunze di icyo nagugosoraho ntabwo nambaye nabi please nta busa mbona kandi simbona ahantu ikibazo kiri di ariko ababyeyi banyu ntibavuga i Nyagatare bavugaho babura amafaranga bakagenda ku gikongoro bahumbeje cyangwa nakibyiniranye no n'amajerekani yose ninjye ayiwe andi baraka n'abantu eregani
iyi mihanda n'ibihamaze iminsi. Mu gihe nabonaga Rage yakiriye umuryango wiwe, harya Muya genera ubutumwa abantu bakunda kapo yawe. Ndabakunda cyane, bakomeze bankunde, Imana ibahereze umugisha. Abantu bakunda kapo yanyu nabo Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane. Twishimire ko imeze neza, ibintu biri imihanda ntago ari byo. Nukambaza ubusa. Aiwe andi urwara buhana ba. Josh Ishimwe nawe ndi kubona agiye kubisoza, ate bajangwani bashobora kuzanyereza imisoro. Mana ndatamandira mana yangaye koko turakwije imyaka 40 yayinganyaganya yakamwana imyaka nanyaga yakamwana yashinze urugo mana ndamukorete mana nawe akeneye ubufasha, akeneye gushaka ariko nazashaka ko yakamwana nawe yarashatse ni igihe kitaragera ntasa iragera mana ndabikwetse mbisabye mbikoye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Ubu si washatse n'iki wamusaba? Yakamwana yari kuri rwa rwego rwo kujya mu ndangamirwa, none arazikatiye, arubatse kandi Yakamwana wirinde ba bantu babi, ya groupe mwajyaga mugendana mu mayoga mu ndangamirwa, nanjye ndimwo, nanjye unyirinde. None se koko yashatse umugore nkuko bimeze, tugomba kumushyigikira akajya kwirega agakokura mu murenge. Kurindura mwiza ese kandi kandi yazatudusaba kwayo wihuse yarapfuye yaratarabona urwego tugeze. Ewe niba biri kuri iyi mihanda, mu gihe Pamela ari kwishimira imfura ye Runa, yewe ngo nayagaruka ukuntu ngo vuba bishobora kuba bigiye kuzagenda neza. Medi yibarutse ubuhetada, nubwo bamwe bunguka umuryango, abandi nkumva bagira bati umuryango wanjye mwese komanyoko, bashiki banjye komanyoko, bakuru banjye komanyoko. Ninde wababeshye ko iyo ututse umuntu kuri mama we aribwo ababara cyane? Ngo iyo wihaye kuba umuntu w'ingirakamaro uri umuntu abantu bashima, nturamba. Yego ikintu kizima no kwibera ikirahuri iwanyu bazi ko nta kintu bari bukwake. Bakubwira ngo nyoko ararwaye ngo ni ikibazo ugahita ukupa. We nawe umuntu yagusaba amafaranga agateka cyane arashaka wese akurisa aho rwose urarama imyaka ikubana 900 ariko utangiye kwigira umuntu mwiza yo n'urupfu ubona hari icyo ruryamo. None Nzovu wabitayemo imbere y'Imana mama kwe hano tembere itangazamakuru, vugisha ukuri ko unwetiye, uzanye imbere ya kamera, vugisha ukuri nimba unwetiye kuko ngenda kunzwe hano n'uburyari. Nutabyara umwana mugufi urashya nka Nzovu, udafite urutwe nk'urwanzovu, uwo mwana azaba atari uwanjye. none se nyoko murasa cyangwa se inde nyoko murasa cyangwa se cyangwa barumuna bawe? Nyoko yamo mugufi. Nyoko niba ari nyoko ko wamwubashye, none si nyoko mama uko ari we nyoko. iyi nshinzi y'umugore yashaka yewe eregani nuko nguko byifashe ku mihanda yacu. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Kora subscribe uwo munsi, like, share na comment.